urinde umuhungu ufite ubwanwa bw'uruziga wakuriye mu bihunda akavuga ngo iwacu muza numva ngo bavuga hari korekaneri urebe Alex umuntu n'umugana buke muza kuvuga ngo hari kwita ukamutega umwanya akavuga yageze ko hagati akibagirwa ko yakwiye patazi ngo tugishoreka ukumva ko asubiye iwabo yari yabeje ngo yazaga hano. Hari abantu hano bisigaye biteye isoni kuvuga ko ari ku murambi w'imivugo. Barahari hari abakobwa benshi baciyemo n'amazina kugira gusa ngo yihishe gusa ariko kutuyihishe mu izina ry'igiki urahari bicaye hano waje kandi niba utaje iri kugereho mu wawe. Arakanda abantu benshi bakunze kwitwaza ko guta umuco ngo ni ikizungu kandi umushinga w'uvuye hano aho yavuze ngo bazavuga ngo ni ikizungu kandi uvuga ko hano ni umuzungu yahakanye. Yavuze ngo umuco wanyu w'ikinyamurenge ni mwiza kuko ntabwo utandukanye cyane n'umuco uri muri bibiri. None ko nyirazo yabyihakaniye uzasubira kandi rero aho umuzungu yahakanye avuga ngo umuzungu yaza akatafazari umuco wanyu uri muri bibiri. Uriya mudamu yavuze ngo aho dutandukanye n'imico yanyu uriya mugabo w'inzozi uri aho nuko mwewe abagore banyu batazabambara ngo bikwize ariko twebwe tuza twambara tukikwiza ariko noneho bamwe muri mwe wewe cyane ari hano akavuga ngo yego urabona ngo ni ikizungu ntabwo ngo twimezemo nk'abari mu gitasha cepfo urabona ngo aho se ngo twambere nk'abantu bo murambe turi buvira avuye hano. Uyu ni umuzungu uvuye hano yavuze ngo muri ibyo mpamvu bigana gukora ibyanyu byo byiza kandi umuco wacu bivuze ku muco aho hari abantu bafasha muri byinshi umutwe ukarubarira ubundi umuco wa kinyamurenge ni urukundo ni ubumwe no gushyira hamwe kandi ubumwe n'urukundo aho wohura muri Bibiliya hose hose mu minota 5 utarabona ubumwe cyangwa ubona urukundo muri Bibiliya rushobora kuba rufite rwanditsemo inshuro zitabarika kandi urwo rukundo niyo umuco wa sogokuruza bazaga badutoza. Ariko iyo bavuze umuco nabonye n'umusaza wari gucuranga inanga kugira hino wa nabonye uyu musaza wari ko gucuranga iyi nanga nafashe izina ryayo sinzobira aho ryige nuko batazabitwigisha yari katuvuga gusanga abasaza ni mu muze zicaye wari kuvuga ngo turabasaba ni icifuzo yazina wiziriya nanga umuberure wari muvuga hano wabwiriza ukavuga ngo abasaza bako barahita bumva nigorogero ibyo wari gukora byari kubyumvwa n'abasaza gusa. Turasaba ngo ibi ngibi mu byigisha urubyiruko uzaza ucuranga n'amenya uyu nama n'abagore umuhungu muto yamubwira ngo uyu ni umuberure wavuze ngo umuberure umutwe wa monge nashanze umuberure ariko ni byiza ko twigishanya twese ayo makuru twese abakuru n'abatoya tukayamenya. Hari abana bacu b'abanyamurenge uhereye mu bacu asigaye kwiga ikinyamurenge ukumva hakujya bashibaza bakivuga muzuko twashibaza kwiga ikinyamurenge azasa n'umuntu wikoreye ikibuga kandi uwo mwigisha ikinyamurenge yokimenye kubera ko waramukubise ngo amenye icyongereza ariko turi mu kumukunda ngo amenye ikinyamurenge kandi icyongereza barakizi ukumukubita ngo afate nimero yawe utwemo niyagina ariko turamukubita ngo amenye ibisekuruza kandi n'ibyibuze by'iwanyu. Kandi rero aho ubu nyine niba hari igihe hari impamvu nyinshi zo kwigisha abana ni ubu ngubu kuko dufite abana hano muri iki gihugu ndetse no mu bindi bihugu bene wacu barimo bafite akaga gakomeye cyane. Imuhira tukuze umubonera umwanya ku ishuri afite abantu bamufitiye umwanya kandi barikaye bakamwigisha imico mibi. Hari abantu benshi hano muri Kenya n'ahandi henshi bene wacu bari bigisha abana bacu niba abatinganyi umukecuru utiyumvise icyo ari cyo ni umupapa washikije undi ni umukecuru washatse undi mukecuru nibo mutinganyi. Abana bacu ku ishuri iyo bari abo nibo barimu babo ariko wowe urangajwe uri mu gupfa n'umugore wawe mu gihe agakuriyemo pasiwadi urebe umuntu wamwandikiye ko murapfa za mesaje kuri WhatsApp aho
kugira ngo umwana atahe kuvuga ni wowe ufite fata iminota 30 usimbukiye aha uganiriza aho gutaha ukure pasiwadi ba mwarimu ushizemo mbi kurashaka pasiwadi y'umugore wawe gusa uri dukwandikiye mugure pasiwadi ziri mu mitwe y'abana banyu abazungu n'abandi birabura babashizemo mubashiremo ikinyamurenge mubigisha ikinyamurenge mubigisha umuco kandi ntabwo utandukanye cyane na Bibiliya kuko umuvugabutumwa yabivuze. Umuzungu yavuze ngo iwabo ngo abana babo bafite uburenganzira burenze ubukene bafite uburenganzira aho ava ku ishuri bakamubaza ngo se hari umuntu waguhohoteye tukwimure tugukure iwanyu tukujane akakurera tuje kukurera neza. Ntabwo bazamurera neza, bazamurera uko bashaka kubera ko yari imico yabo niyo abana bacu bashaka kwiga. Tukwiriye guprofita umwanya muto dusigaranye tukigisha abana bacu indangagaciro na kirazira z'abanyamurenge, akazaja mu bazungu akabahindura akareka gushira. Twababwiye ngo niyo ntambara yonyine igoye yotuma umuntu ashira kandi ahagaze. Bazaga no kubabwira ugenda babwira abana babo ngo yapfuye ahagaze kandi yanze kuvoma gusa. Guta umuco nibyo bintu byotuma intambara yonyine yotumara tugashira tukibagirana tukaba hano muri Kenya tutazwi ko tuhaba ni uguta umuco. Babonye ko uyu muzungu hano abagabo bombi bashize bari hano bavuze ngo umwe yavuze ngo nje ku muzungu ariko umutima ndi umunyamurenge nuko babimubwiye nuko babimukundishije nuko yabonye imico y'umunyamurenge arayikunda. Turabasaba mwebwe bari hano ko twafata iya mbere mu gushigikira iyerekwa ry'umukozi w'Imana Justin yakije itara, natwe tugomba kumushigikira tukabitara tukabuda utara duto tumushigikiye. We ni Korema, hari umugabo watwise izina ngo turikorema turarigabana none dore rino tara riri aha hejuru ubona ko rino tara rinini ringiri yose aya ngaya karunganira ringiri riri aha rinini. Dukwiriye natwe kwaka ariko kwaka wenyine tumushigikire twake twese kugira ngo umuco wacu udapfa. Imana ibagirire neza kandi biteho cyane kandi bagirire